ishimwe. Sinzi ukuntu byagenda. Nabonaga umwana muva agiye guturika umutima. Numvaga mbabaye umwana wese nabona nkanifotorezaho abo nshoboye. Muganga hari igihe yatubwiye ngo ntabwo bizashoboka. Aduka Imana ntabwo icyubahiro. Marishimwe. Nageze aho kubera kwizera njya mu isoko rya Kimironko mu mujyi. Ngira Imana ni muganga yarambwiye ngo sinzabyara. Njya kugura utwenda tw'umwana. Ngura utwenda tw'umwana w'umuhungisha natujyana mu rugo nturangura ku buriri. Ngira Imana ngo ndere umwana wanjye w'umuryamishije. Imana irakora, Imana irakora. Mbona Imana nibikoze ako kanya ko nabishaka. Ndangije mbwira Imana ntabwo ndambiwe. Mfata agakabutura nari naguze k'umwana kari gato k'uruhinja. Mbwira Imana ni Imana aka gakabutura ngiye kuzajya nagendana mu mufuka wanjye kugeza igihe uzamera umwana. Ndagafata ndakazinga nk'uko bazinga mushwari nkashyira mu mufuka wanjye. Aho twajyaga hose namaze imyaka 2 ngendana agakabutura mu mufuka k'umwana namwe mutabizi ariko Imana yarakabona. Imana ishimwe icyifuzo ngagafata gutya nawe hakumenya ibyaribyo. Habwira Imana n'icyifuzo cyane ngendana mu mufuka. Habwira n'icyifuzo cyane ngendana mu mufuka. Ariko Imana irakora. Imana twakurikiye ntabwo ari siporo tuba turimo. Tuyikorera tuyizi. Twayikozeho twarayibonye. Imana ishimwe. Ndababara umudamu arababara turababara turakomereka. Njya gusenga ahantu hamwe Imana irambwira ngo mwana wanjye ukubera ko mbona wahabye kandi yakiri kare ngo ikigeragezo cyawe kikiri icyaha. Ngo kubera ko wahabye kandi kikiri gitoya ngo ngiye kukubabarira ngo ubwire imyaka kizaba. Haleluya. Imana iratuzi ko turabana. Ikintu nize mu kigeragezo burya muvunyi yatubwiye ngo mu kigeragezo turiga kandi iyo wize nawe urasiba. Nize ikintu gikomeye igihe cy'Imana kitaragera cyo wakora cyose ntacyo wakora kugira ngo bibe. Tujye dutegereza igihe cy'Imana kandi turi mu nzu y'Imana turi mu murimo w'Imana. Imana yambwira ngo kiracyari gito. Guzi aho narigeze ku myaka 1 n'igice hafi n'amezi 8. Ngiye gusenga Imana irambwira ngo rero reka mwongorere kugira ngo utazahaba kubera ko mbona watendebutse kandi akiri kare. Irambwira ngo kizamara imyaka 4 ku mwaka wa 5 niho uzabyara. Ariko muzi ko Imana ivuga. Abantu baba badusubira mu ndimi tuvuga bazi ko Imana itavuga ngarambiro by'amafire byo gufomboza wapi. Imana irambwira ngo ku myaka 4 mu kadomo uzazunye na rekodi. Imyaka 4 mu kadomo igeze ariko itariki 12 z'ukwezi kwa 3 mitavugura rekodi saa 6 z'ijoro. Imana ngo nahageze. Imana yabonye niseriye. Imana iranyihorera ariko yari yabyumvishe. Imyaka 4 mu kadomo igeze. Icyumweru cya mbere nari nzi ko nzahita mbona madamu yatwise. Imyaka 4 igeze bitewe n'ukuntu Imana yari yambwiye. Ndategereza ukwezi kumwe kurashira ndabarambiye. Abacuruje umucuruzi agiye kwicara kandi umenye ko ari uwatumeye ntanamuhana. Imana yarayibonereye y'ubushuru nta mikino n'abayoboye imyaka 9 n'abana ureke mvuge nabizi ko mutajya kwamurisha amasaha n'amazi ushaka murorere kuri ibi utangiye kumwumva ndebe
ukwezi kurashira, ukwa kabiri kurashira, ngo Imana nize kurya ni wowe cyangwa ntabwo yayoboye, ariko Imana yaje. Noneho umva ndayirakariye sana, umva ndarakaye ndabisha, njye umwana ndavuga ati Mana, imirimo yose nkora ushobora no kuzandimbura burya nta mikino kiri. Ndangije ndivumbura, twasokeye Nyarutarama amezi nk'abiri ashize, Imana ibyo bintu nta kimenyetso ndabona. Tugeze mu rusengero rwa Nyarutarama bagiye gutura amashimwe, ubwo kwari kwivumbura, nagiye gusenga mbwira Imana ni ugupfa kugiye kugira ngo nyine mfashe korali umurimo wampaye, umugisha w'uyu munsi ushaka ureke, nta kibazo ureke rwose, iyo wampaye yarangije ntacyo. Tugezeyo bagiye gutura, nandika agapapuro ndabwira nta mafaranga afite yo kugutura, nta giceri nta na rimwe nakwiye. Ikintu mfite ngiye kugutura mfite, numva mfite cy'ubutunzi mfite umunsi ni umutima waboze. Ndabyandika ni mfite umutima uboze wo gutuye, nanjye mfata ituro ryanjye, abadiyakoni baragowe, ndajyana ituro ryanjye ndishyira mu giseke, ngo mu mutima uboze cyumweru kimwe cyumweru cya kabiri. Reka rero ndangize gutya, kumva Imana yarabikoze, yarayituye kandi Imana yarabikoze, yarabiduhishe. Tugiye kwa muganga, simbabeshya, umunsi muganga isaha muganga yatubwiraga ngo muratwite, nahise nikubita hasi, ntabwo naguye, nahise nkubita ibipfukamiro hasi, na madamu nawe ahita turahuhana, ahita tubwira ati mwemuretse, ntabwo ari byo, ati mwemuretse kuko yarabonye dupfuye. Arangije atutuma ikindi kizamini, tugiye kugitanga, tugarutse we yari yabonye kandi n'umwana yari amaze hafi amezi abiri yabibonye, atubwira ati rero igisubizo muzanye ndabona nzababwira igisubizo cyabyo, nzabivuga neza nyuma y'iminsi irindwi. Ati ibi ngibi reka reka ntabwo babwiye, ati oya mutahe rwose mose ubona ubitegereze mu minsi irindwi, imyaka yose namaze kubeshya no gukabya ni kubi, ntabwo nasinzira, nararaga ntanuye nkavuga ati Mana nibambwira ko atari byo nzagiye. Na madamu nawe akarara atareba, twese tukabishanya. Iminsi irindwi igeze twari twasabye konje, habuze kugenda dukeneye, turagenda tugiye gufata igisubizo. Tugeze kwa muganga aratwicaza aratubwira ati rero bya bintu ni byo, atari ko mwicecekeye kandi mwitonde mufate ko bibaho igitangaza Imana bakoreye. Aradukonsora, duhita dutaha n'amaguru kuva mu mujyi kugera mu Gisozi, dutahana amaguru. Imana yihishe mu rugo, akajya yambarira mu rugo nk'abantu ndirimo mbese. Hari sede twasohoye ejo bundi ishyashya muyigure, ako gahungu kanjye murahita mukabona tutagira sede, sinzi ukuntu bagakizemo, kaje gusenga sinzi ukuntu bagakamiye, kaba karimo nimukabona umbwire, nugura sede ukakabona niko konyine karimo, kaba gakoma amashyi umbwirire Imana ati Imana igitangaza wakoreye Aloyizi kirakomeye kandi nanjye ndagushimiye, mfatanije nawe kumushima. N'agakobwa kanjye murakabona karimo, murakomeza mubone nako gakobwa gashyashya kameze neza, keza k'imisatsi myinshi nako karimo.